Mudahwema gukurikirana Trade News aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho kuri uyu mwanya tugiye kubagezaho inkuru ya General Major Lt Richard Rutatina yafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze General Major Lt Richard Rutatina nyuma y'igihe rumukikoraho iperereza ku byaha byo guha amabwiriza abakozi be bagakubita uwari waraye mu nzu ye. Uwakubiswe yari ayagiye gusura umukozi ukora muri urwo rwuri rwa Rutatina ruherereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi. Icyo cyaha akurikiranyweho cyakozwe tariki ya 27 Ugushyingo 2024. Bivugwa ko uwo muntu wakubiswe n'abakozi bakora mu rwuri rwa Rutatina ku mabwiriza ye. Amakuru ava ku bitaro uwo muntu yivurijeho avuga ko ari kugenda yorerwa. Dosiye ya Rutatina hamwe n'abakozi be 10 igomba gushyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa gatanu. RIB yasabye abaturarwanda kwirinda kwihanira cyane ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo bagirwa inama kujya biyambaza inzego zibishinzwe igihe bumva bakorewe icyaha. General Major Lt Richard Rutatina yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2016. Yigeze kuba umuyobozi w'urwego rw'iperereza mu ngabo z'u Rwanda. Hamwe n'andi makuru tubafitiye aho tubagezaho n'aya ngaya avuga ko aho tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko abaforomo ku bigo, abacungamutungo n'ibindi, Minisitiri Nsengimana yavuze kuri stati nshya y'abakozi b'amashuri. Ukwezi kugiye gushira hasohotse iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze. Ryagaragayemo impinduka nyinshi zirimo imyanya mishya mu mashuri, isuzuma ku bayobozi n'abarimu n'ibindi. Izi mpinduka nizavuzweho rumwe, dore ko nk'ibijyanye n'isuzuma ku bayobozi b'amashuri byatangiye gushyirwa mu bikorwa n'iteka kandi ririmo kongera ubushobozi abarimu mu rurimi rw'Icyongereza, aho hazajya hatangwa ibizamini kuri urwo rurimi utsinzwe kabiri akaba yakwirukanwa. Izi mpinduka zose twaziganiriye na Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph atanga umucyo ku byibazwa byose n'icyo bigamije. Igihe ivuga ko mumaze amezi asaga 2 mugiye mu nshingano nka Minisitiri w'Uburezi, n'ibihe bibazo mwasanze mu burezi bw'u Rwanda? Minisitiri Nsengimana Joseph: amezi agiye kuba 3 tugiye muri aka kazi gashya. Igihe Perezida yangiriraga icyizere akanshyira muri uyu mwanya, ntabwo naje kubakira ku busa. Iyo urebye ubu umwana w'umunyarwanda wese ashaka kwiga abasha kwiga. Ni intambwe ikomeye ibihugu bike bigeraho. Hari igihe tutabitindaho kandi ari ikintu gikomeye. Icyokora hari n'ibindi tutabasha gukoraho. Ireme ry'uburezi ntabwo riri aho twifuza kuba riri. Icyerekezo 2050 gishaka ko twabakira ku bumenyi kugira ngo tuzagire ubumenyi buhagije bwubaka icyerekezo. Bisaba ko dukaza umurego mu byo dukora byose mu burezi bw'abana bacu, nibyo tuzabakiraho dufatanyije n'abandi bose. Igihe haherutse kujya hanze stati nshya igenga abakozi bo mu nzego z'uburezi bw'ibanze. N'izihe mpinduka z'ingenzi ziri mu Minisitiri Nsengimana Joseph? Mbere yaho stati yihariye igenga abarimu, ariko abarimu gusa. Ubu ni stati yigenga ariko ihariwe abakozi bose bo mu bigo by'amashuri, kugira ngo stati imwe ireba abakozi bose bifasha kugira ngo ishuri rishobore gukorana
ukorera hamwe. Iyi sitati nshya yongera imyanya cyangwa se imirimo mu bigo by'amashuri. Urebye ubu twashyizeho umuyobozi wungirije w'ikigo, ubundi twari dufite umuyobozi gusa. Twashyizeho umurimo w'umucungamutungo ku bigo. Amashuri abanza nabo yagiraga, cyangwa ugasanga atari umwe kuri buri shuri, ugasanga imicungire itagenda neza. Ku mashuri hazajya haba hari umuforomo. Murabizi ko nta baforomo twagiraga bashinzwe kureba abana iyo barwaye mu mashuri. Ubu uwo mwanya washyizweho kugira ngo mu gihe umwana arwaye abashe kwitabwaho mbere yo kujyanwa kwa muganga. Hashyizweho kandi umujyanama mu myigire n'imitekerereze n'umubitsi w'ibikoresho. Ikindi ni uburyo abarimu bashyirwaga mu kazi. Ababaga bashyizwe ku rutonde rw'abatsinze waiting list barugumagaho imyaka 2 barindiriye ko akazi kaboneka. Ibyo byateraga ikibazo ku bana barangije bakisanga bagiye gukora ikizamini ariko hari urutonde ruriho abandi bategereje. Ubu rero urwo rutonde abantu bazajya barumaraho umwaka umwe. Nushira atarashobora gushyirwa mu kazi azongera akore ikindi kizamini. Turi no kureba niba icyo kizamini gikenewe, cyane cyane ko abanyeshuri baba barangije mu mashuri yacu agenewe ubwarimu gusa. Byo turacyabisuzuma. Abayobozi b'ibigo bazajya bashyirwaho na Minisitiri w'Uburezi, bivuze ko izajya ireba mu barimu babishoboye kandi babifitiye uruhushya, hanyuma bashyirwe muri iyo myanya. Minisiteri ishobora no gushyiramo undi muntu udaturutse mu burezi mu gihe hari ubumenyi runaka dukeneye wenda tutabubonaga. Ubusanzwe abayobozi b'amashuri bashyirwagaho n'akarere, ni ukugira ngo twongere umucyo mu buryo bikorwa. Ni nayo mpamvu dushyiraho isuzuma buri myaka 3 kugira ngo turebe niba bari gukora neza. Urebye uruhare abayobozi b'ibigo n'abarimu bafite rurakomeye cyane. Ni nabo babana n'abanyeshuri, bamenya ko abanyeshuri bize, bamenya ko bariye kandi imibereho yabo imeze neza. Tugomba gushyira imbaraga mu buryo tubafasha n'uburyo tubagenzura. Igihe cyabajije Minisitiri ati hari abayobozi binubiye ko iryo suzuma ryahise ritangira gukorwa. Minisitiri Nsengimana Joseph: ubugenzuzi nabwo bwari bukwiriye gutera abantu ubwoba, kuko ubugenzuzi ni ukumva uko ibintu bimeze ngo turebe uburyo tubafasha. Niba REB igiye ku kigo igasanga hari ibikenewe, ntabwo bivuze ngo umuyobozi w'ikigo agomba kwirukanwa, ahubwo ni ukuvuga ngo tumufashe gake kugira ngo abana babashe kwiga. Ntabwo wavuga ngo nguhaye umwaka kugira ngo abana bige. Abana bagomba kuba biga n'uyu munsi. Ntabwo abantu bari bakwiriye kubigirira ubwoba. Ni amahirwe ngo amashuri akore neza. Minisitiri Nsengimana yavuze ko sitati nshya igenga abakozi bo mu burezi bw'ibanze izatuma imikorere inoga. Igihe impinduka zigaragaramo ni uko hejuru y'ikizamini cyanditse abashaka kuba abarimu bakoraga hazajya hiyongeraho icyo kuvuga Icyongereza. Byatewe n'iki? Minisitiri Nsengimana yasobanuye ko Icyongereza ni rwo rurimi twigishamo cyane cyane mu mashuri ya leta. Uwigisha rero akwiriye
kukimenya kuko ntabwo wakwigisha mu rurimi utazi. Abarimu bagomba kuba bafite ubumenyi muri uru rurimi bubemerera kwigisha. Hejuru y'ibyo twashyizeho n'ingamba zifasha kugira ngo bitungure kugira ngo bitegure. Tuzashyiraho uburyo bwo kubafasha kwigira ngo bongere ubumenyi bwabo mu Cyongereza, tunabasaba ko bashyiramo imbaraga. Igihe cyabajije Minisitiri iti haragaragara impinduka ku mabaruwa ashyira abarimu mu kazi, aho kuri ubu umutangizi azajya ahembwa bitewe n'igihe umuyobozi w'ishuri yagaragarije ko yatangiye akazi. Kubera iki? Minisitiri Nsengimana: ubundi umwarimu yashoboraga kugenda atangira kwigisha ariko akazarindira urwandiko ruvuye mu karere kugira ngo ashobore guhembwa. Hari igihe umwarimu yatindaga guhembwa kubera ko urwo rwandiko rutari kuboneka, ariko ubu akihagera umuyobozi w'ikigo azajya abishyira mu ikoranabuhanga atangire guhembwa. Igihe cyabajije Minisitiri kiti ku mashuri afatanya na leta bigaragara ko ishyirwa ry'abayobozi bayo mu mashuri na minisiteri izajya ibigiramo uruhare ntibizababangamira. Minisitiri Nsengimana yasubije ko amashuri ahabwa inkunga na leta. Mbere yo kugira ngo iyo nkunga iboneke dusinyana amasezerano. Muri ayo masezerano haba harimo imikoranire hagati ya leta n'ayo mashuri. Urebye uruhare ubuyobozi ikigo agira ku myigire y'abana ni ikintu twumva ko tugomba kubiganiraho nabo ba nyiri ishuri, nibo bamushyiraho, ariko abamenyesha minisiteri ko bagiye kumushyiraho. Nk'ubu twashyizeho ko umuyobozi w'ikigo agomba kuba afite icyemezo cy'ubumenyi mu miyoborere, n'uwo bashyiraho agomba kuba agifite. Twavuze ko hazajya habaho ubugenzuzi bw'abayobozi b'ibigo, nabo bagomba kugenzurwa. Igihe cyamubajije ko tariki ya 13 Ukuboza u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu usanzwe mu Rwanda, umwarimu ahagaze ate? Minisitiri Nsengimana Joseph yagize ati uruhare rw'abarimu mu burezi ni indasumbwa. Abantu bose bari mu burezi tuzi akazi bakora, ni akazi katoroshye. Ubu ufite abana benshi mu ishuri ugomba kumenya ko bize neza, turabibashimira. Ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abarimu bashobore gufatwa neza. Urebye mu myaka 2 ishize abarimu bongerewe imishahara ku buryo busumbije abandi bakozi ba leta. Yego imishahara yari iri hasi, ari nayo mpamvu leta yashyizeho imbaraga ngo izamuke. Hejuru y'ibyo twashyizeho umwarimu sako kugira ngo ishobore gufasha abarimu. Nyuma y'abanyeshuri, abarimu nibo bakurikiraho mu burezi. Turashaka gushyiramo imbaraga no kwizihiza umunsi mukuru w'abarimu. Nicyo tuzaba tugamije, ni ukugira ngo tubereke ko tubashimira kandi ko umwuga wabo ufitiye akamaro u Rwanda muri rusange. Ni umunsi w'abarimu, ariko ababyeyi nabo tuzaba dufatanya kubashimira. Ababyeyi nabo bafite uruhare rukomeye kuko nibo bamenya ko abana bagiye ku mashuri, ni nabo bakurikirana ko abana bize. Ababyeyi bakomeza kugira uruhare, babaze mwarimu uko umwana yize, niba ajya ku ishuri. Ingorane ababyeyi bagomba kugira uruhare mu myigire y'abana babo. Rero ngira ngo murabibona, Minisitiri Nsengimana yagaragaje ko ntabakwiriye guterwa ubwoba n'igenzurwa mu mashuri kugira ngo rigamije gukosora ibitagenda neza. Ngira ngo murabibona, Minisitiri
Turagushimiye rero wowe ukomeje gukurikirana amakuru ya Trade News. Aya ni amakuru tuba tukugezaho gatanu kuri gatanu kugira ngo umenye ibiri kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugushimiye rero ko wamaze gukora subscribe ndetse nawe utarayikora, nizera ko uba ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubasha kubana na Trade News itugezaho amakuru. Ushaka gutera inkunga Trade News biroroshye cyane, reba muri description urebemo nimero yacu, utwandikire kuri WhatsApp, ubundi dufatanye kuri uyu murimo kuwunoza. Hamwe n'andi makuru turaguma tubagezaho avugwa mu bitangazamakuru, aho tugiye kwifashisha Kigali Today tubagezaho andi makuru agiye atandukanye, aho turagenda tubagezaho iyi nkuru ivuga ko abaturage ba Kongo ntabwo dufitanye nabo ikibazo. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko icyambu cyatashywe ku mugaragaro cya Nyamyumba cyubatswe mu karere ka Rubavu cyitezweho koroshya ubuhahirane mu turere tugize intara y'Iburengerazuba hamwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko abaturage b'ibihugu byombi nta kibazo dufitanye. Iyi ni inkuru dukesha rero Kigali Today, aho tugenda tubagezaho amakuru abagiye atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yavuze ko icyambu cya Rubavu kizakora neza kuko nta kibazo u Rwanda rufitanye n'abaturage ba Kongo. Babigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Ukuboza 2024 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, aho kibanze ku buzima bw'igihugu muri rusange. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yavuze ko icyambu cya Rubavu cyafunguwe kuko nta kibazo u Rwanda rufitanye n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati abaturage ba Kongo ntabwo dufitanye nabo ikibazo, n'ubu barambuka, niyo mpamvu icyo cyambu cyafunguwe. Ibi Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yabisobanuye nyuma yo kubazwa impamvu iki cyambu cyafungiwe, nyamara umubano w'ibihugu byombi usa n'urimo agatotsi. Minisitiri w'Intebe avuga ko iyo abaturage babanye neza, icyo igihugu gikora ari ugukomeza kubashyigikira bakabana neza, ariko nanone hakabaho kurinda umutekano w'abaturage b'ibihugu w'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Minisitiri Dr Ngirente Edouard yavuze ko ikibazo kiri mu buyobozi ba Kongo gusa. Ati nta wategeka umuturanyi wawe ngo mbanira neza, twe u Rwanda tuzarinda umutekano w'abaturage bacu. Minisitiri w'Intebe bavuga ko ibibazo biri ku buyobozi bwa Kongo bitari ku baturage, kuko basanzwe bambuka bakaza gukora ubucuruzi mu Rwanda ndetse n'Abanyarwanda bakajyayo, hakabaho kugenderanira no guhahirana. Ati ntabwo abaturage ba Kongo dufitanye ikibazo nabo. Umuturage usanzwe nta kibazo afite, ikibazo kiri ku bafata ibyemezo. Icyambu kizakoreshwa neza. Iki cyambu kiri ku kiyaga cya Kivu ahaherera mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Cyitezweho kongera ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo, kubera ko iki cyambu gifite ubushobozi bwo kwakira toni ibihumbi kwakira toni ibihumbi 700 ku myaka, ndetse n'abagenzi 2,700,000 ku mwaka. Ibyo bikaba bifatwa nk'amahirwe abonetse hagati y'abacuruzi b'ibihugu byombi. Umubano w'u Rwanda na Kongo wajemo agatotsi biturutse kuba leta y'iki gihugu ivuga ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23, ariko u Rwanda rukavuga ko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe kuko abawugize ari Abanyekongo. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima rusange bw'igihugu. Ni mu gihe nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ishyigikiye umutwe wa FDLR
wo basize bakoze jenoside mu Rwanda kugira ngo ujye ukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni kenshi mu M23 yifuje imishyikirano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ariyo yakemura imizi y'ibibazo byateje umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu kugira ngo kugaragaza ko washoboye kugaragara amahoro mu bice ugenzura. Kugeza ubu abarwanyi ba M23 bagenzura igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuro, Masisi na Nyiragongo. Ndagira ngo rero kurikirane ikiganiro uko cyagiye kigenda cyose, dufatanye kuba twagisoza. Iyi ni Trade News bibagezaho amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Twagira ngo duhe nyakubahwa Minisitiri w'Intebe adutangirire iki kiganiro. Yanjye ndabanza mbwira ngo muraho. Twishimiye ko mwadusuye. Twaherukanaga kera cyane, ngira ngo kugira ikiganiro hano haciye iminsi itari mikeya. Kudusura kwanyu rero biradushimishije kuko mwitabiriye ubutumire muri benshi. Nabonye ko murenze nka binyamakuru 15 cyangwa hagati ya 15 na 20. Kuri twe rero ni ikimenyetso cyiza cy'imikoranire nyine nk'uko umuvugizi wa guverinoma bivuze, cyo kuba tugira igihe duhura tukagiye twibukiranya ibyo turimo gukora nk'igihugu. Kubera ko iyo tuvuze guverinoma nyine hari guverinoma, ariko twese turi igihugu, namwe muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda bose dukoze igihugu, tuba tugomba kugira ibikorwa binyuranye. Mu mwuga wanyu w'itangazamakuru muradufasha mu gihe byo mukora byiza cyane, nk'uko n'abandi bari mu zindi sectors. Topic imwe ihari iraganirwa mu buzima bw'igihugu muri rusange, ariko cyane cyane twibukiranya ko turangije icyo twitaga NST1, imyaka 7 ya gahunda ya guverinoma. Twinjira muri NST2 n'indi myaka 5. Ibyagezweho ni byinshi, mwagiye mubikurikira, turabizi ko mwabikurikiranaga hafi, ndetse mukanadufasha kubyamamaza no kubigeza ku baturage. Abanyamakuru benshi ndimo, ntabwo nzi benshi, ariko ndimo kubona mwagiye mugira uruhare mu kudufasha kwamaza ibikorwa bya guverinoma no kubigeza ku baturage, ndetse rimwe mu kutubwira ibitagenda kugira ngo inzego zigende zibikosora. Muri NST1 rero twagiranye imikoranire myiza, twarabashimiye. Byaradufashije kuko ibikorwa bya guverinoma yari kimwe gishobora kumara imyaka 3 n'itanu, bituma iyo habaye ikitagenze neza umunyamakuru akakivuga, inzego zitura kugikosora hakiri kare. Icyo ni kimwe. Muri NST1 no mu bintu byinshi byagezweho, ubukungu bw'u Rwanda nubwo twagize ifungabana rishingiye byatewe na COVID, ariko ntabwo twagize ubukungu bwitwaye nabi. Dukurikije context igihugu cyose cyari kirimo n'isi yose, twitwaye neza ubukungu bwacu. Ku bijyanye n'amajyambere nabyo murabizi ko by'amajyambere byinshi byarakozwe. Abenshi bavuze amashuri yubatswe, amavuriro yubatswe, ibitaro birenga 5 mu gihugu mu gihe cy'imyaka itarenga 6 kandi byiza biri equipped. Tuvuga imihanda yakozwe, ni byinshi mwarabyiboneye n'abantu bagize mu Rwanda, bakwera ukuntu u Rwanda rukura rugenda ruhinduka umunsi ku wundi. Ubu icyo twabwira nka leta nuko imyaka 5 iri imbere dutangiye no muri NST2, naho hari ibindi byinshi biteganyijwe bizahindura imibereho y'umunyarwanda. Intego mu by'ukuri ni uguhindura imibereho y'igihugu n'imibereho y'umunyarwanda muri rusange. Abanyarwanda twese twagira imibereho iteye imbere. Nubwo nayankunda gushyira mbere myinshi mu byo mvuga, munsi nta mbere ndashyiramo, ndagira ngo tuganire, twumvikane ku by'ingenzi, kugira ngo abantu batange contribution mu gire ibyo mubaza, ariko mugende ibyo mutwunganira. Mushobora no kutubwira ibyo mwifuza mwebwe nk'abantu bazenguruka u Rwanda rwose. Hari icyo mwumva kibageranye twashyira muri NST2, nerega nabyo ubwo turindire ko abanyamakuru mugira aho mudukebura mukatubwira, ariko nge numva muri NST2 hari akantu mwibagiwe mwakongeramo, kuko tuzi ko u Rwanda mu rutembera kandi muzi imibereho y'abanyarwanda. Ntabwo ntinda ijambo ko nta discours ndavuga uyu munsi, nta speech, ahubwo no kugira ngo tugire session interactive aho abantu baganira. Ntatinze ndagira ngo ndasubize ijambo umuvugizi wa guverinoma agende aho ijambo akeneye kugira icyo bavuga, ari ukubaza, ari ukunganira cyangwa se gutanga ibitekerezo. Rwose nongeye kubashimira kuba mwitabiriye gahunda. Ubwo utaha tuzahura kenshi, nizere ko muzabona, twongera kubatubona muzongera mubone iki, ubwo tuzahura kenshi cyane.
murakoze. Murakoze. Reka wa mugani dusangira ijambo. Turafata ibibazo bitanu tukagira ngo dusabe buri umunyamakuru abaze ikibazo kimwe arasa ku ntego amaze kwivuga, kuko dufite tugeranyije isaha imwe n'igice. Ducunguze rero uburyo umwete ntidutinde kugira ngo n'ufite ijambo buri wese aze kubasha kubaza. Reka Kagabo. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nitwa Jean Pierre Kagabo, nkorera RBA. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ni byiza ko muduhaye ikiganiro nyuma y'amezi 3 gusa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere igiciro cya kabiri itangiye. Mu buzima busanzwe nk'umuntu wakoze urugo bari honeymoon kwezi kwa buki, ariko ntabwo nzi niba muri guverinoma bibaho. Nari kwifuza rero muri izo ntangiriro z'urwo rugo kumenya ibyo twubakiyeho muri amezi 3 gusa, ariko kubera ko mfite ikibazo kimwe, reka mvuge ku kibazo kimaze iminsi gitangwa bitekerezo cyane kijyanye n'impinduka muri pension. Barabisobanuye ko bigamije neza abanyarwanda, ariko hari bamwe bagaragaza izindi mpungenge. Nk'ibigo cyangwa abakoresha bamaze gutegura ingengo y'imari baravuga bati harimo gutungurwa, ariko n'abakozi baravuga bati ibiciro ku masoko nabyo n'umushahara ntibihura. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, kubera ko ari igihe bahereyeho, hari na gahunda yo guhindura umujyi wacu ukaba mwiza. Twakuze batubwira ko hazaba ikiyaga ikikije hano umujyi, ariko byaje guhindukamo gutunganya ibishanga. Nashaka kwifuza rero kumenya aho iyo gahunda igeze, n'abaturage batuye mu mbago z'ibyo bishanga icyo bazafashwa kugira ngo bimve muri iyo gahunda, babone ubwiza bwabyo batagendeyeho gusa. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Olivier. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana ikibazo cy'abahinzi b'umuceri bagiye bawuhinga ariko bakabura isoko. Inyuma yaho n'ababonye isoko bagatinda kwishyurwa. Hari ingamba mwavuze ko zifatwa, bamwe bakishyurwa ariko nanone hakaba abatarishyuwe. Ni izihe ngamba zirambye mwafatira ikibazo ku buryo gitakemuka uyu munsi ngo rero kizagaruke? Akandi kabazo gato kajyanye n'itangazamakuru. Mu Rwanda dufite amaradiyo, dufite amateleviziyo, dufite n'ibindi bitangazamakuru, ariko uko iterambere ry'ikoranabuhanga rirushaho kugenda rijya imbere, hari ibitangazamakuru bigenda bivuka ku mbuga nkoranyambaga byiganjemo YouTube. Muri guverinoma muyoboye mutekereza iki kuba mwasubizaho Minisiteri y'itangazamakuru ku buryo yahuriza hamwe ibyo byose igashyiraho n'amategeko ajyanye n'igihe? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. Kwa Minisitiri na PM nasabaga ko munyemerera nubwo MC avuga ko turi bazi ikibazo kimwe, ariko ubwo mwatangiraga mwavuga ko dushobora gutanga n'ibitekerezo cyangwa tukagira amakuru tubaha. Ndabashimiye niba munyemereye. Urakoze. Ndashaka gusubira ku cyo mugenzi wanjye Jean Pierre Kagabo avuze. Minisitiri wa Minikofi nubwo twari mu kiganiro n'itangazamakuru dusubira ku kijyanye na RSSB ndetse na Minisitiri w'Umurimo, bavuze ko abakozi bangana n'9% nibo bahabwa iby'amategeko ateganya. Ibi turabihuza n'imibare nanone yongera kuvuga ko nibura 2% aribo leta ihakazi. Waza kureba ihakazi, waza kureba aba bakozi bwora basigaye nka 6% baturuka hanze. Nyakubahwa dufite ikibazo cy'umurimo mu Rwanda. Mu by'ukuri abaturage bari mu kazi bafite ubwoba bw'akazi mu Rwanda. Dufite amategeko yubatse neza ariko yabuze umuntu yubahiriza. Ndatanga urugero: abashoferi batwara amakamyo ajya mu mahanga, no mu gihe cya Covid twari mu nzu bo bari ku kazi. Aba bantu imodoka n'ibyo batwaye biba bifite ubwishingizi, ariko bitwaye ntabwo agira. Kuvuga ngo iyo arwariye mu gihugu yagiyemo, bagenzi be nibo bumvikana uko bashobora kumugeza mu Rwanda, ndetse ntatinya no kuvuga ko iyo anagize impanuka agapfa nibo bongera guteranya uko bashobora kuzana umubiri wa nyakwigendera aho yaguye, bakaba ari nabo bamushyingura.
ibi nanone birasubira kuri bwa bwoba bw'umurimo nanone dusubira kureba uko leta ireberera abantu 9 bari mu kazi. Ibi biragaruka nyakubahwa bikagaruka ku bakozi bari mu nganda, ntibagira ubwishingizi, bari mu nganda zifite ibyago byinshi bitewe n'ibyo bakora. Mu by'ukuri umurimo urugarijwe kuko banavuga ko badashobora kubona uwo babwira ikibazo bagize. Rimwe na rimwe iyo bakitangaje umukoresha aramwirukana kuko yamwirukanye nta ngaruka agira. Ibi birakomeza bikagera no kushinzwe umutekano w'abasekirite tubona ku bipangu no ku makampani. Ntibagira amasezerano y'akazi, ntibagira ubwishingizi, kugeza ubu tuvugana bagiye kujya mu minsi mikuru zimwe muri kampani zimaze amezi 4 zitabahemba. Nyakubahwa abashoferi batwara abagenzi mu Rwanda ntibagira ubwishingizi bamwe muri bo cyangwa se iby'umukozi ahabwa. Ibi rero bigatuma umurimo mu Rwanda twavuga ngo urugarijwe. Muraza kudufasha kugira icyo mubivugaho, ariko ntabura no kubaza ngo twaherutse hari itegeko rishyiraho ry'umushahara, ariko ibwiriza nk'uko batubwiraga bavuga ngo turitegereje mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nyakubahwa amaso turacyahanze kuri iyi nzu abaturage benshi. Iyo ni ibwiriza umushahara fatizo, itegeko ry'umushahara rirahari ariko ufatizo iteka niryo ryabuze. Imyaka ibaye 43 tukiri ku mushahara fatizo w'igiceri cy'ijana, uyu munsi kidashobora kugira ikintu na kimwe kigura. Reka noneho ngaruke ku buhinzi. Ku kijyanye n'ubuhinzi, nyakubahwa PM, abaturage barahinga bakeza, igihembwe gikurikiyeho bagasonza. Hari ikibazo giteye gitya rero, ibyeze ntibifite isoko, ibyabonye isoko biragurwa ku giciro gito kuko abaturage bafite ubwoba niba bigumana ntabwo babona aho babibika, nta buhunikiro tugira. Ibyo byose rero ni ibibazo byugarije abaturage. Ubuhinzi n'umurimo nibihurira hamwe turaza. Ubwo nabagitifu tugara ubushize wambwiraga ko nabo murimo mubatekerezaho. Nyakubahwa baracyategereje ko umushahara wo muwibuka. Mu ntara baracyahembwa 74,000. Ndabashimiye. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nanjye ikibazo mfite kiragaruka kuri gahunda ya NST1 irangiye. Nibyo hari byinshi byagezeho byo gushima, ariko iyo musubije amaso inyuma nkamwe nihe musanga hari bitaragenze neza muvuga ngo wenda twari gukora neza kurushaho. Ikindi kibazo ni ikijyanye n'abayobozi bamaze iminsi begura. Twabibonye cyane mu ntara y'Iburengerazuba, iyo bavuga ko beguye kubera impamvu zabo bwite. Mu by'ukuri mwatubwira ko ari iki cyabaye? Ese ibintu nishobora kuzarangira abayobozi bagira ubwoba bwo gutanga umusanzu wabo mu nzego z'ibanze? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo ni byiza ko actually byinshi no mushingiye bitameze nka hari ibibazo nyabibazo murimo kugerageza kudukebura. Ngira ngo no kusa n'abatubwira ibyaba byari bagiranye, kandi ibyo nabibemereye ko ari byiza kuko hano turavuga nubwo buri wese afite umwuga we, uri umunyamakuru, uri umuhinzi mworozi, uri umushoramari, ariko tuba tuvugira u Rwanda n'igihugu cyacu. Ibyo rero ni byiza. Ngarutse rero ku byo Kagabo yabajije, yavuze ati ibintu 3 by'ingenzi mwumva. Yavuze ati ni honeymoon, kandi ariko rongeye baravuga ati ariko manza muri guverinoma nta honeymoon ibamo, ntayibamo. Nibyo iyo dutangiye akazi kaba katangiye ahubwo kaba gashyushye, kubera ko tuba dushaka gutangirana imbaraga nyinshi cyane, niko tubigenza buri gihe. Mwana nabibonye. Ibintu 3 by'ingenzi mu by'ukuri birashingira ku bintu ahubwo bibiri, reka ryo mvuga. Dukeneye gukomeza kugira ubukungu buhagaze neza. Mwabonye ko mu myaka 15 ishize ubukungu bwacu bwagize icyo nakwita growth, gukura kwabwo mu average mu impuzandengo nibura ya 7%. Ubu ntabwo ari umubare mutoya, umubare munini cyane mu gihugu cyacu tuzo cyari kivuye. Ndetse no twakoraga projection, tugakora ireba kure ry'ibyibare duseganya, twabati mu tubona twizaba 6, ariko nko mu mwaka tugatungwa neza bikaba nk'8. So nuvuga ngo abanyarwanda, ibyo rero ntabwo ari leta ibikora byonyine, n'abanyarwanda twese. Arimo dushimira uburyo abanyarwanda bitabira umurimo twese mu nzego zose, nibyo bitanga wa musaruro mbumbe uburyo ugenda ukura. Ubu rero twihaye intego yuko umusaruro mbumbe ugomba gukura, niba twajya tugira impuzandengo nibura 9% nibura muri imyaka 5 iri imbere. Iyo mvuze nibura nuvuga ngo ushobora kuzagira kenshi kurushaho. Uriya mubare rero yukuze neza buriya y'ubukungu bukura kure, nuvuga ngo bifite amashami yabyo, byo nakwita implications. Nuvuga ngo n'imirimo irakura
duhanga imirimo myinshi abantu bakabona akazi ndetse bishobora no kuzamura amafaranga buri muturage yinjiza. Buriya muri NST1 mwabonye ko twavuye ku cyo twita umusaruro mbumbe ku muntu GDP per capita yari amafaranga hafi amadolari 700 irazamuka kugera ku 1,040. Buriya rirazamuka rifite igisobanuro gikomeye cyane cyerekana ko abanyarwanda bakoze cyane, twahurije ku murimo, turakora, tugira umusaruro. Iyo mpuzandenguro y'ikora ry'ubukungu ni umubare twitaho cyane, dushaka ko buri sector zose, buri nzego z'ubukungu zikora neza kugira ngo muri tuzawugeraho. Nitugeraho rero icyo tugamije cya kabiri kizava kuri icyo nuko turashaka kugabanya ubushomeri, gutanga imirimo myinshi. Nimusoma NST muzasanga dufitemo intego yo kujya tujya n'ibiri imirimo 150 buri mwaka. Ni umubare munini uri nakwita ngo uri ambitious, urareba kure, ariko tuzawugeraho twese dufatanya nk'abanyarwanda, kuko ntabwo icyo gikorwa cya guverinoma, igikorwa cy'u Rwanda nk'igihugu twese dukorera. N'ubwo ngo kongera imirimo mu gihugu cyane cyane ihuza ituma urubyiruko nicyo rukora, ni intego dufite. Icya kabiri ni umunyarwanda utekanye mu rugo, ni ukuvuga utekanye mu rwego uri social ariko unatekanye mu rwego rw'ubukungu. Ntabwo atekanye utabonye icyo urya cyangwa icyo ugaburira abana bawe. Tuzakomeza kuzamura kugeza kuzamura noneho umutungo w'abanyarwanda icyo binjiza iwabo. Ibyo nabyo bivuga bitatu by'ingenzi, ariko ni byinshi dufite. Usomye NST tubirimo byinshi cyane, ariko mvuze muri rusange tuzakomeza kwita kuri social sector ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Tuzubaka imihanda, tuzakomeza kubaka amashuri, ibitaro Rwanda tubatse byinshi, tuzakomeza kuvugurura ibihari no guhindura ibitaro bigiye bishari kugira ngo abanyarwanda bivuze neza. Tuzakomeza kandi no kongera ibyoherezwa mu mahanga, cyane cyane twongera umusaruro mu by'inganda ngo twita manufacturing, no ujyana mu y'agaciro ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi. Izo ntego mu by'ukuri NST2 ije ari ije ikurikiye NST1 iyuzuza mu rugendo igihugu kirimo. Rumwe muzi twe tuvuga ko muri 2035 tuba turi mu byo bita upper middle income country, noneho muri 2050 tukaba twaye igihugu gifite umusaruro uhagije. Mu by'ukuri nizo ntego gikomeza muri iyo vision. Hanyuma rero ikindi yabazaga ikibazo cyo ikiyaga cyo mu mujyi. Mu by'ukuri gutunganya mu mujyi wa Kigali ugizwe n'imisozi n'ibishanga. Icyo twemeje no gutunganya igishanga cy'umujyi wa Kigali. Ngira amaze iminsi mbona amashini azenguruka akora muri iki gishanga. Kubyita ngo ni ikiyaga ngira ngo nyine yari imvugo nziza, ariko ntabwo ari ikiyaga gusa. Hazaba hari uburyo batuzamanaginga amazi y'umujyi wa Kigali, gukora na beautification, ubwiza bahajyanye, biti bizaterwa, uburyo amazi azatunganywa. So nagira ngo urumve ko nta mpungenge hari, umushinga w'ubungubu uratangiye, ubungubu akazi karimo, kandi twizeye ko kazarangira umujyi no gahindura isura ugasa neza cyane. Hari ikibazo cya pension yari yabanjeho, ntabwo ari cyo ngena hereho icya pension. Nagira ngo wenda mbonero kubivuga neza abanyarwanda babyumve, kuko turakorera abanyarwanda twese. Turi muri gahunda nyine twise umuturage ku isonga. Iyo ufite umuturage ku isonga, buriya unareba uko azabaho kuva avutse kugeza ashaje nyine avuye atakiri mu buzima. Umunyarwanda umureberera kuva avutse kugeza ashaje. Ntabwo twishimira imibare imwe yagenze neza igatanga umusaruro ngo turebe ikisaba kugira ngo ikomeze igende neza no dusubire inyuma. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hari umubare twatangaje mu gihe tuvuga tuti umunyarwanda imyaka abaho yariyongereye igera kuri 69. Nuvuga ngo igihe umunyarwanda amara cyo muri rusange cyariyongereye, ariko tuzi 69 ni average. Nuvuga ngo hari abanyarwanda bagiye kujya imyaka 95. Ubuzima bwagiye bugenda buba bwiza kurushaho, mu mibereho imyaka yo kuba hiriyongera. Icyo basobanura ni iki: bisobanuye ko umuntu urangije akazi, ubwo ndasubira mu cyatumye n'izi mpinduka za muri pension tuzisaba, umuntu urangije akazi, ubwo tuvuga ko umunyarwanda ukora akazi iyo ageze ku myaka 60 ushobora gusezera kwitahira. Ariko dukurikije ya experience de vie yongeye, nuvuga ngo mu by'ukuri umunyarwanda wakora akazi azajyaho imyaka yenda kungana niyo amaze mu kazi. Niba twishimiye ko umunyarwanda azajya aba mu kazi akabaho indi myaka yenda kungana niyo amaze mu kazi, azaba atunzwe n'iki? Aho no guverinoma yarebye imbere bavuga ngo no, umunyarwanda ubwo agiye kuba igihe kirekire ntabwo azagomba kuba igihe kirekire abayeho nabi. Twumva kwiye kuba igihe kirekire
ariko ko afite decent life, abayeho neza, abayeho mu kigero cyiza. Aho rero twavuze ngo ibyo birasaba kugira icyo twigomwa tugakora saving tukamubikira, kuko ari amafaranga ya pension RSSB ifata n'ay'abaturage nayo tuyabikiye abantu, iyo ageze mu gihe kigoranye turayamusubiza. Reka mbaho urugero, mutekereze umuntu w'umujene utangiye akazi afite imyaka 25 agakora imyaka 35 akajya 60 akajya muri pension, ariko umuntu ukora ku buzima bw'ine bwavuguruwe azaba imyaka wenda 90, n'ubwo najya muri pension azaba ashigara kuri imyaka 30 agomba kubona ikintu kimutunga. Ntabwo dushobora kuzajya muri pension ngo natangira burare, atangira atariye, atangira muri school fee, amafaranga y'ishuri ry'abana, atangira ajya kwivuza buri amafaranga mituwe. Dushobora kuzajya muri pension akagumana ku buzima bwenda gusa n'ubwo yari arimo, ntabwo hasi. Iyo rero niyo ngingo y'ibanze yatumye tuvuga ngo ariko kugira ngo umuntu azashobore kujya muri pension mu gihe kirekire umunyarwanda agiye kujya abaho ayikimare abaho neza, twakora iki? Turavuga kugira ngo bigende neza nuko habaho kwigomwa. Uwo munyarwanda azigomwa muyo tumubikira muri contribution atanga akantu gatoya, ubundi igomwa 3, igomwa 6, ariko bazagenda bizamuka, hanyuma n'umukoresha we nawe agira ikindi kintu yigomwa. Mu by'ukuri niyo ntangiriro yo gutekereza reforme za pension. Ibyo rero ni ibintu byumvikana, ntabwo dushaka umunyarwanda ubeho nabi, dushaka umunyarwanda ubeho neza witeganyirije. Uribaza nawe kubwira ngo ugiye muri pension, umunsi wagiye muri pension mu kwezi gutaha ukabura amafaranga yo kwishyura inzu utahamo, umunsi wagiye muri pension mu kwezi mu gihembwe gitaha ukabura amafaranga yo kwishyura umwana wawe. Nyamara uriteganyije neza, twarabikoze neza nk'uko turimo kubipanga, twemeza ko umuntu wakoze imyaka igera kuri 40 yagiye muri pension abona hafi 80% y'umushahara we. 80% kugira ngo babone ukomeze kubaho no kugira ngo umane ya standard warugezeho, birasaba ko tubiteganyira umunsi. Ni icyo kintu gihari, ariko buri impinduka zose ziravuna. Reka mbone urugero rumwe. Umwaka ushize ibi bitapeye amafaranga tuvuga ngo ugende wishyura umusoro kwishyura amafaranga winjije murayazi. Twavugaga ko mbere wishyura uwo musoro y'abantu n'ibihumbi bigera kuri 60. Murabizi ko twabizamuye turabihindura. Abantu amafaranga ku mushahara w'injiza take home ariyongera, ariko ntabwo twabikozeho comment, twaracecetse kuko yari amafaranga yiyongeye ku mushahara tutasoresheje, yakaba umusoro leta yigomwa tureka abantu barahema. Ubu icyo turimo gusaba ni ukuvuga ngo ya mafaranga nk'abantu bembwe n'amakibi twigomwe leta, reka tukatakana gatoya leta yakubikire inje muri RSSB kuko nicyo cyo dufite, ariko none ujya mu masaziro uzabeho ubuzima buhiza bushobotse. Nicyo rero ku buryo imibare yaratanzwe iragaragara, ndetse umubare w'ingenzi arabwira nk'uko ikigo cyacu cy'ubwishingizi amafaranga cyabikiraga abantu cyahembaga abantu ku kwezi agera kuri nka miliyari ku mwaka yo kuri miliyari 60, aziyongera hafi 20% kugira ngo banazamurire abafite pension ntoya. Ndetse byaratangiye nabyo no kwenda abanyamakuru mutabiganiriye, ariko mu mwaka wa 2018 buriya abafite pension ntoya barongereye. Muzi ko icyo gihe bazi n'abarayita bazi umupensione wahembwa amakembwe 5200, ana amafaranga twabona atatu mu muntu rwose abaho. RSSB yabaye nk'iya kuba kabiri irazamura 13, nabwo twumva ari make. Muri izi reforme rero no kugira ngo hazaba no kuba tware buryo abantu bazongererwa, imibare zakorwa mu gihe kizaba gikwiriye byitondewe. Nagira ngo rwose nongere sobanura ko iki cyemezo ntabwo ari icyemezo cya RSSB. RSSB ni bandi twita ni ikigo gishinzwe implementation, ni icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda, ni icyemezo cya cabinet ireberera abaturage kuva aho umuturage avutse kugeza yasazi. Twibaza ngo umunyarwanda azabaho ati. RSSB rero abantu bagize ngo yarabyutse fata icyemezo yonyine, ntabwo ari rwose murayirenganya. Yo ni implementer, yo ni gushyira mu bikorwa icyemezo cya leta, ariko leta yafashe icyemezo igamije kugira ngo rwose umuntu uri pension azabeho ubuzima twumva ko akwiye kubaho. Ndumva rwose bisobanutse. Nta na rimwe guverinoma y'u Rwanda afite icyemezo kitabera abanyarwanda, kuko nibo nicyo gihugu dukorera. Byaratekerejwe twumva amahoro utari munini cyane, turasaba abantu bose kwihangana bakumva ko nta mvune irimo. Ahubwo icyo Kagabo yabazaga ndongera gusobanura, bavuga ati kuki byaje companies zaramaze gukora budget yazo n'ibiki. Ntabwo ibyo tubyirengagiza. Buri gihe ikibazo kije ari gisaba gusohora amafaranga mu mufuka, ngira ngo
nk'ikiremwa muntu wese yumva ari ibintu biremereye. Iyo ari ukwinjira ntabwo cyo ko navuze ko igihe twakuragaho umusoro ku bantu b'ibihumbi tuvuga ngo tukuri ku 60 tuzamure, ntabwo abantu bavuze ko udufaranga twari twiyongereye, ariko ko tuje tuyasaba ngo abantu bayibikire basa naho agiye, ntabwo agiye no kuyibikira. None uruko companies cyangwa se abo bigo by'ubucuruzi baratunguwe, twagiye tubaganiriza bo kugeza nta kibazo bafite ko twemerera ko uzabusha ikigo kizashoboye kwishyura neza guhera mu kwezi kwa mbere kizishyura, ariko case by case buri kigo kizagaragaza ko gifite ibibazo ko budget yahitamo gutuma bikunda. Icyo tuzabasaba ni ukudekarara neza, hanyuma dukurikije buri rwego ruzarwasabye wahuye n'ingorane tukagenda tubaherekeza. Tuzabaherekeza turi leta iherekeza abantu mu bibazo, ntabwo tuzatererana ibigo bitazashobora kwishyura mu kwa mbere. Hari gahunda zezwe tuzagera tuziherekeza tunareba uko financial zabo zimeze, ariko icyo tuzabasaba ni ukudekarara neza gusa. None niba muri budget na cash flow iteguwe itatuma wishyura mu kwa mbere, ubwo hari ingamba Minisiteri y'Imari na RSSB bazaganira nabo buri kigo bakagenda bakirebera, nta kibazo kizavukamo. Kandi nabo twaraganiriye abakoresha, nabo twemeza ko nta mukoresha wifuza kubona umukozi wagukoreye imyaka 20-30 ngo ejo muhora n'umuhanda adashobora kwigurira isabune yo gukaraba. Uwo mukoresha nawe ntabwo abasobanutse. Ora abakoresha b'u Rwanda bose mbona twabonye ko babyumva. So ndagira ngo romara abanyarwanda impungenge, iki cyemezo ni cyiza, ni icyemezo leta yafashe ibareberera imbere hazaza, gishingiye ko abanyarwanda babaho igihe kirekire kandi bagomba kubaho neza. Twumva ko ahubwo dusaba abanyarwanda kugishyigikira n'abakozi tuyigemo twese twishimye. Hanyuma ikindi cyabajijwe na mugenzi wacu wakurikiye avuga ikibazo cy'umuceri n'ingamba zirambye. Ikibazo cy'umuceri cyavutse twe turi muri gahunda yo kuvuga ngo tureke business zikorwa abantu abacuruzi bacuruze, abantu bahinge, borore, basarure, bagurishe. Leta buriyizamo kugura iyo havutse ikibazo. Ntabwo intervention ya leta mu muceri izahora, ntabwo tuzakora ngo ni leta ngo tubwira inzu umuceri ngo muzayamuye umuceri leta ugure. Ntabwo iyo ngambi ihari. Ntabwo ahinze umuceri bazumva ko bahingira kuvuga ngo nahinze naronze tona hano leta izazigura. Oya, leta niyo korohereza ishoramari. Umuhinzi w'umuceri kimwe n'umuhinzi w'ibishyimbo n'uw'ibirayi kimwe n'umworozi w'amatungo n'inka afite uko yorora agasarura akagurisha. Ariko yavutsemo ikibazo gikomeye, tubona umuhinzi yavunitse cyangwa umworozi, niho leta ishyiramo intervention ikavuga ariko nanone aba n'abanyarwanda reka turi icyo tubafasha. Bisobanuye ko ibyo twakoze mu muceri igihe havutse ikibazo cy'abantu bafite imiceri za Gatsibo, za Rusizi n'ahandi yabuze isoko, nibwo twavuze ngo leta aho kugira ngo umuceri ubore cyangwa upfe ubusa, reka tuwugure tugaburira abanyeshuri, tubashyira mu byo twita school feeding program. Ariko nk'ubu season irimo hagati nirangira, ntabwo tuvakora ikizajya kugura umuceri. Umuceri uzajya mu bucuruzi uko bisanzwe, abantu barangure bagure bagurishe, ariko leta iba watching ibireba icyo kibazo kiri mu muceri nk'uko cyaba no mu birayi, nk'uko cyaba no mu bishyimbo, nk'uko cyaba no mu mata. Mwonye niba acuruza amata bagize ikibazo, nabwo leta hari ukuntu ijyamo ikavuga iti twafashe iki abanyarwanda bacu kugira ngo amata adapfuza. Iyo wavuze ikibazo mu birayi turabikora nabyo. So ntabwo rero dushaka kubyumvikana ko leta yavuze ko none igiye kujya mu muceri gusa ari izajya ifasha kandi ko leta izajya igura umuceri wose. Iyo ngamba ntabwo ariko twaba turimo no kwica private sector yacu. Dukeneye ko n'abacuruzi barangura bagacuruza, leta iguma ikora nka regulation no kureba igihe havutse ibibazo bikomeye. Ariko kuri kiriya kiri specific cyabaye nyine ku muceri, twarawuguze, uragenda ugurwa, turabizi ko bishyurwa amafaranga, ariko step ya mbere ikomeye ko ruvuga ngo uyu muceri ntabwo urimo kubora, ntabwo urimo gupfa ubusa, uwo twaraguze turawutwara, leta irawutwara ndetse no kugenda tukwirakwiza mu bigo by'amashuri. Ubu gahunda iri ikurikiyeho ni ukusubira inyuma twishyura abo leta yafatiye umuceri. Twafashe toni zinizi muri koperative tugiye kubishyura. Iyo gahunda yo kwishyura ubu ikurikiyeho, kandi Minisiteri y'Imari n'Imigambi ifatanya na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi na Minisiteri y'Ubucuruzi rwose plan yo kwishyura irahari. Hanyuma yanabajije mugenzi wacu ati ese ntabwo mu Minisiteri itangazamakuru ati kuri ibinyamakuru byabaye byinshi n'ibikuri YouTube n'ahandi. Ntabwo buriya ntabwo Minisiteri ikora akazi, cyangwa nuko haba hari urwego n'uru rwa leta rukora iyo regulation rukurikirana icyo gikorwa. Naho uvuze ngo ikintu cyose cyakuze ugikorera Minisiteri, wazagira Minisiteri nk'igihumbi, ntabwo ubuzima bwashoboka mu gihugu. Ubutangazamakuru rifite inzego zirireberera,
nibiba ngombwa iyo minisiteri yazagaruka nk'uko bivugaga, ariko icyo bisaba kumva ese ni ngombwa uyu munsi. Icyo gihe hari inzego zibira zikareba niba minisiteri ikenewe cyangwa idakenewe. Murabizi ko muzaho w'igihugu cyacu hari igihe hajyaho minisiteri igakora akazi kanaka, hashira ikindi gihe inshingano zo tukazishyira mu yindi minisiteri cyangwa mu kindi kigo, hazashigika bayanagaruka mwana bajyana minisiteri iva ikazongera ikagaruka, ariko burya bigenda biterwa no kuba bikenewe. Nagira ngo nkwizeze ko kubitangazamakuru ryarakuze ntabwo ari ikibazo kuri twebwe, it's not a problem, ahubwo ni byiza, ahubwo twifuza ko rikoreka professional rikakora akazi karyo neza. Noneho nitusanga ari hakenewe urwego rureberera rukwiye kwitwa ko rwitwa minisiteri, icyo gihe bizakorwa, ariko uyu munsi twumva ntabwo hakenewe uyu munsi minisiteri ngo ari ikemura ibibazo, ahubwo hakenewe ko twese dukora neza. Ariko ikibazo cyawe nacyo cyumvikanye. Hanyuma kuri RSSB mugenzi wacu nabaje ikibazo kijyanye n'ikibazo cy'umurimo mu Rwanda, avuga ati ngira ngo avuga amasezerano y'akazi, ubwishingizi bw'abashoferi b'amakamyo. Ngira ngo abashoferi b'amakamyo n'urugero atanze, ariko ashaka kuvuga ko nta informal sector yose kigirimo abantu batishingiwe barwara ntibashobore kwivuza. Avugamo abakozi bo mu nganda, avuga abashoferi b'amakamyo. Iki kibazo cyo ngira ngo twese turacyumva. Umushoferi w'ikamyo yagiye Dar es Salaam akarwara mu nzira, atahate yarwaye yivuza gute? Ubwo ariko n'umutwe nabo ngo ni cya kintu twita informal sector yose. N'umushoferi n'umumotari w'ikigali ngo ntameze uko, n'umushoferi wa bisi ijya Muhanga cyangwa ijya Rubavu nabwo nuko, umuntu ukora muri agro processing mu ruganda rutunganya ibiribwa wenda Nyaruguru cyangwa se Nyagatare nabwo ameze uko. Ni icyo tukwiye kurebaho. Ngira ngo nakiti ikibazo ahubwo ndumva wadukanguye, watubwiye ngo mugende muri n'ibintu uko bikomeze neza. Reka nemeze ko tugiye kongera tubyigena turebe uko twakora n'abantu muri zo sectors, turebe ese bari abantu bagira ubwishingizi, niba bugira n'ubuhe bwishingizi. Ese niba afite gusa mituweli akarwara ageze Mombasa yivuza ati. So nge navuga ngo we take note, reka tucyandike, tugenda abantu babyo nuko ntabwo twaba turi igihugu twumva ko umushoferi wacu uvuye hano akagera Mombasa akarwara yakwerekana ka mituweli batakaga bakora mu gihugu kindi. So reka tugende tubirebeho, twige iyo dosiye, ariko ni byiza ko muba mubi tubwiye kugira ngo n'inzego zihari zose zibyumve ihogo. Hanyuma yavuze ati amasezerano y'akazi ati umurimo rugarijwe. Ndagira ngo mbere nkumenye ntabwo umurimo wugarijwe, harimo issues, harimo ibibazo, ariko ntabwo twaba turi utemera ko umurimo ugeraho wugarizwa. Uko umurimo wugarijwe ngo uri muri danger ikomeye, ntabwo twatuma igihugu bigera aho ngaho. Gusa utubazo tugiye turimo tugenda tudukemura. Mwumva ko hari ikigo cy'amakoperative turwana gufixa ibibazo bivuka mu makoperative, uburyo bakoresha abantu, uburyo bishyura. Hari informal sector, umucuruzi wakoresha abantu batana bishyura ati. Reka dukomeze dufatanye gufixa byose biri mu informal sector, bitagaragara ko leta dukoresha abakozi ba leta gusa, kandi tureberera abanyarwanda bose. Niyo tuvuze ya mirimo 50 igomba kuba created, gushyirwaho mu gihugu, ntabwo tuvuga ko ari government izarukrita abantu 50. Ni igihugu cyose, harimo na private sector tugenda facilitatinga gutanga imirimo. Ariko wamugani ni byiza ko uko dutanga imirimo tunebe ko ikorwa, niba bayikora bafite conditions zituma bakora ibyo bagomba gukora. Rwose icyo we take note. Hanyuma avuga ati iteka ry'umushahara fatizo, ati bavuga ko riri muri office yacu hano, ntabwo rihari. Reka mbivuge ku mugaragaro, ntabwo iri muri office ya Prime Minister, ahubwo ni ikintu twatangiye kuganiraho n'inzego, kuko burya iteka rijya kugera hano muri office hano rigeze kuri final stage. Ni ukuvuga ngo riba ryaraganiwe, context ikumvikana, content yaryo ikigomba kujyamo kikumvikanwaho, rigera hano muri office hano riri ready to go kujya muri cabinet meeting kugira ngo ritorwe. Ubu rero igihari ni iki? Buriya minimum wage, ngira ngo nicyo umushahara fatizo ni minimum wage. Ni ikintu tudakunda kwihutira ko burya kijyana na level y'amajyambere y'igihugu. Abantu benshi barabivuga gutyo bakagira ngo biroroshye guverinoma yabyuka kavuga ngo guhera uyu munsi umunyarwanda azajya yembwa amafaranga y'u Rwanda 500 ku munsi cyangwa se 1000 ku isaha. Iyo bivuze hari implications nyinshi cyane zigira, ndetse no ku miryango. Icyo turimo gukora nari sisi ubu ngo tubishyizeho uyu munsi, wenda guverinoma yabikora igahemba abantu kuri iyo rate. Ariko se umuturage ufite umukozi we mu rugo azamuhemba kuri iyo rate? Nayamuhemba se wazabahembwa ngahe? Ni ibintu byinshi cyane, ubwo ni byinshi. Minimum wage implication nyinshi kuri economy y'igihugu no kuzima buri social. Ntabwo ari
oda wabyuka ngo ujye muri cabinet itorwe gusa kuko icyo gihe udakoze neza. Buryo dutora oda muri cabinet gasohoka ikaba gazetted, tuba tubanje no kwiga ingaruka nziza izagera ku buzima bw'abantu cyangwa se na issue zindi zavuka bitewe n'icyo cyemezo. So ni icyemezo gisaba kwitonderwa cyane ko gifite implications nyinshi ku ngo z'abantu, ku miryango, ku bigo bya leta no ku buzima bw'igihugu. Ariko icyo twemera nuko iyo principe tuyemera tuzagira igihe tubigeraho. Abantu birasaba ko twicara mu nzego zirimo kubitekereza, zirimo kubyiga no kugira ngo nidusohora ikintu cyari ikintu gifatika tuzi ko kiri implementable. Ntabwo dushaka gukora order isohoka bigatera ibibazo kurusha uko isubiza ibibazo by'ubuzima bw'abaturage. Ntabwo rero ryageraho rigera ngo ryarakozwe rigeze kwa PM oya ntirahagera. Abantu baracyaganira, biracyari mu biganiro ngo ikintu tugikoze ingaruka zacyo ku buzima bw'igihugu, ku buzima economic w'igihugu nizi. Ese tugikoze ko kiba kiri abantu bose mu by'ukuri iso minimum wage ireba uwitwa umukoresha wese yabo wo muri informal cyangwa formal sector. No hantu burya binakomereye iyo ishyize bireba uwitwa umukoresha wese. Icyo gero ni ukura ngo ingaruka bigira ku buzima bw'igihugu zose zingana gute, eske ziri manageable, none abantu bagafata uwo mwanzuro. Ku bijyanye n'ubuhinzi yakibajije nacyo mugenzi wacu avuga ati ubuhinzi rimwe burazamuka ubundi bukamanuka. Nibyo buhinzi buriya n'impamvu leta ihora ibishyiramo imbaraga inyuze muri Minagri n'ibigo byayo. Ubuhinzi iyo abantu bahinze kuri iyi season bakabura isoko bacika intege ubutandi bajya guhinga ntibasubire muri iyo crop bari bagiyemo, batasubirayo umusaruro ukamukeya tukajya mu nzara muri shortage, inzara ariko umusaruro ukagabanyuka, wagabanyuka tugasubira kubabwira umusubire guhinga. Niyo mpamvu doza ikintu cyo gura ducungira hafi kureba season yatangiye gute, abayigiyemo ni bangahe, big farmers abahinzi banini abatoya, kureba mbese amafumbire fertilizer zatanzwe kuri rate tubihoramo. Ariko ntabwo babicontrolling 100% kuko none ubuhinzi narwo abahinzi nabo bujya bita private sector. Ntabwo ujya gutegeka umuntu wenda gutegetse ngo hinga hegitari ebyiri, ariko umushyiraho incentives, umushyiraho ibintu bituma koko iyo subsector arimo niba umuhinzi w'ibigori akumva ari muri conditions nziza zo guhinga kuko azabona ifumbire n'ubutaka nibwuma, tukajya gushyiraho kubafasha za small scale irrigation y'ubutaka habaye nk'ibura ry'imvura, tugumana tuba izo incentives kugira ngo ubuhinzi bugende neza. Ariko ntabwo cyo tangiye ngo turagutegetse ngo hinga ari 5 cyangwa hegitari ebyiri oya, kuko ni private sector. Ariko ni private sector is supported, ifite leta ifasha cyane ikanayiba hafi, kuko ubuhinzi ni kimwe mu bintu bifite akamaro ku mpamvu zirenga 3. Icya mbere ni food security, no kwihaza mu biribwa, ikeneye ko abanyarwanda bagira ibiribwa bihagije. Icya kabiri nibyo bitanga umusaruro mu mafaranga y'abaturage kugira ngo binjize amafaranga mu ngo zabo. Ikindi turimo ku ruhinzi bushobora gutuma tuna exporting kugira ngo tugire amadovize. Ntabwo ari sector twakwibagirwa, ariko kuba nyine ishingira kuri season nibyo rwose rimwe berazamuka undi kamanuka, ariko duhora tugerageza. Ntabwo inzego zisinzira ngo zireke kwita ku buhinzi. Yanabaje ikibazo cy'abagitifu tugari. Abagitifu tugari reka mvuge ko ikibazo turakizemo ko tuzi ikindi ikibazo muri rusange. Abantu bamwe sectors zimwe nyine zivuga ati ariko wenda dukeneye ko mutwongerera ubushobozi, haravuga dukeneye ko muduha ipikipiki ubuzima bworohe, haravuga dukeneye ko muduha amagare ariko ndumujyanama w'ubuhinzi. Gitifu akarimwe ati nkeneye ko umushahara wanjye yongera, undi ati nkeneye moto. Mu by'ukuri tubira muri context y'abakozi ba leta muri rusange. Kubura gitifu akagari n'umukozi wa leta kuko ari umukozi wa leta w'umwarimu w'umugoronome ushinzwe amamaza buhinzi ushinzwe ubuzima, tubirebera hamwe. Ariko mu ngimba ngira ngo mbamare nuko ibibazo bihangayikishije abaturage natwe nka leta biduhangayikishije. Ikintu cyose muzi gihangayikishije abaturage natwe kiba tuduhangayikishije. Rimwe rimwe ntitubone igisubizo uwo munsi kubera ko ibisubizo byinshi nyine urareba igihugu cyose, urareba ubushobozi bw'igihugu, ariko twemera ko yagize ikiboneka gituma tugira icyo dukemurira abaturage tugenda tubikora. Mwarabibonye ku barimu byarakozwe kuko abarimu bari inyuma cyane. Leta irabitekereza, ntawe yisabye, igera ahantu uti noneho ubushobozi bwashobotse dushobora kugira icyo tugenera abarimu b'amashuri abanza, tugira icyo tugenera abarimu b'amashuri yisumbuye n'ibindi. Rero navuga ngo nta sector nimwe tutari batubirebera hamwe, tugenda tureba uko ubushobozi bw'igihugu bungana kandi nzi ko mwese mubyumva. Hanyuma undi mugenzi wacu waje ikibazo ati NST1 ati niba bitagenze neza.
kuvuga ibitaragenze ntabwo nawe nakoze ahubwo wembwira ko nge ndimo ku implementing NST1 yawe ari wabonye bitagenze neza ahubwo ahubwo ingira inama ukambwira itaragenze byari kunyohera kugira ngo nanjye wenda na timu zacu tubikosore. Nge nakubwira ko muri rusange NST1 yagenze neza, twayishoboye kuyirangiza dushobora gukora ibigeze kuri 90%, birenga 90% ibyo twari twiyemeje. Yagenze neza, ariko yagize ikibazo kimwe cyuko ni porogaramu yahuye n'igihe cya covid. Mu by'ukuri mu myaka 7 NST1 yagomba kumara harimo 2 n'igice kugera kuri 3, ntabwo nabanga dupfira ubusa, ariko yabaye affected na covid cyane. Mwibuka dufungura tureba inganda zikora izidakora. Buriya iyo covid itaza NST1 ntabwo twari kurenga 100%, twari kwa achieving ibirenze n'ibyo twari twarapanze, ariko covid buriya tugitinze cyane. Ariko nta kundi cyari icyorezo cyari bagisi, ariko NST1 rwose n'abakomeye rusange yagenze neza. Niyo nabwira ngo mu bijyanye na macroeconomic indicators inyinshi zirivugira zimeze neza. Growth twarakuze cyane, twagize izamuka ry'ubukungu ndetse ryari imbere y'ibihugu byinshi bya Afurika. Wajya mu bijyanye n'amajyambere, infrastructure, imihanda yarakoze ibirometero birenga 2,600 mu gihugu hose ya kaburimbo. NST1 twubatse ibitaro birenga 5, NST1 twubatse amashuri, ibyumba by'amashuri birenga 22, NST1 twubatswemo poste de santé. Mu by'ukuri NST1 yagenze neza. Ibindi ni bijyanye n'uko tuba dukora muri context y'isi yose. Iyo bavuze ngo hava ifumbire mu buhinzi, havutse ibibazo, izazitinze, turihangana, ariko tuba twakoze icyo tugomba gukora. Hanyuma rero yanabaje atabazo bamaze iminsi begura, ariko nabyo bigenda turavuga ngo beguye ku bushake. Nibyo, umuntu weguye ku bushake naba yeguye ku bushake, nta kundi nyine. Ariko buriya twebwe kuri twe uko tubona nka leta, hari ibintu bitatu tugomba kuvuga no kubwira abanyarwanda. Icya mbere, nge numva ko umuyobozi yagera igihe yegura ku bushake, nge binyereka ko imyumvire y'abanyarwanda yateye imbere cyane. Kuko nuvuga ngo wari uzi target wagomba kugeraho, wari uzi ugomba ko abaturage, wari uzi ko uri umuturage ku isonga, ugera ahantu umva ko utabishoboye, uravuga uti nge rwose mumbabarire nigendere, ndeguye ku bushake. Iyo ni indicator nziza yaberekana ko tugeze ahantu heza. Umuntu akora akazi kakunanira ukibizwa uti rwose ngenda basezeye. Icyo ni kimwe tukwiye kwishimira, ko abantu bagize amashuri kwibwiriza ko bati ngewe ndumva ibintu nari nabasabye kubafasha gukora, ndumva hajya mundi nanjye nkajya mundi. Kuko ushobora kudashobora kuyobora ariko ugakora kandi kazi ko abeguye kuri izo nzego n'undi bazakomeza abanyarwanda beza bakorera igihugu. Icyo ni pati imwe y'igisubizo. Pati ya kabiri y'igisubizo ni uko u Rwanda rufite ibintu bigera nko kuri 3 navuga twese tuziranyeho twiyemeje gukora abanyarwanda. Hari icyo cyo kuba tuvuga duti ni umuturage ku isonga, twese dukorera abaturage. Icya kabiri, hari ukuba twese dushaka ko ubumwe bw'abanyarwanda budahungabana, abanyarwanda bagora bari gukorera hamwe nk'umunyarwanda umwe. Icya gatatu ni service delivery. Ese abanyarwanda dushyira ku isonga turabakorera, yaje kwaka icyangombwa, yaje kwaka service umuhera igihe. Ni ukuvuga rero hari n'abegura ko bumvishe pressure yuko ibyo basabwa gukora bibarenze, akibwiza akigendera. Ariko icyo navuga, ntabwo kwegura ari icyorezo. Twebwe icyo dushaka nicyo kintu, turashaka ko abantu tuyobora twubaza ibintu bitatu: gahunda y'umunyarwanda umwe, ubumwe bw'abanyarwanda, unité nationale. Icya kabiri, service zigatangwa neza ku muturage wese uje kuyaka. Niba umuturage aje kwaka icyangombwa, niba aje kwitabaza nk'umuyobozi ukamufasha neza, service nziza. Hanyuma ikindi, ukumva ko naho uyobora iterambere ririmo kuza koko. Iyo ahantu hatazi iterambere nabwo haba n'ikindi kibazo. Mu by'ukuri n'ibyo bintu bitatu bishobora gutuma umuntu yegura, yakumva bya koko atarimo kwachivinga ibyaho atereka ngiye mve mu kazi. Ariko ntabwo ari icyorezo, muhumure. Iyo ikiza, u Rwanda n'igihugu cyiza, iyo yeguye ajya mu yindi mirimo, yumviwe n'ibyo ashoboye. Kandi ntabwo ari ubwa mbere abantu bakoze akazi byagorana bakegura, iyo beguye bajya mu bindi ubuzima bugakomeza. Kandi numva n'abanyarwanda babyumva neza. Ndumva aribyo nagerageza kuvuga. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nitwa Daniel Hakizimana, nkora Radio Flash na Flash TV. Ikibazo mbaza ni ibibazo bibiri ariko bigufi. Mu gihe cy'ibiza mukunze kwimura abaturage mu manegeka, ariko uburyo mubikora hari ababinenga bavuga ko
mubikora hutihuti, ndetse hari n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iherutse kugaragaza yuko buno buryo mwimura abaturage ntaho muberekeje mubabwiye muti wari utuye aha have, yego hari mu manegeka, ariko kuba nta handi muberekeza bituma ubuzima bwabo burushaho kujya mu kaga. Bakifuza yuko iyo miryango yasabaga yuko mu gihe mwimuye umuturage mu murima we mwisambuye, yego iri mu manegeka, mwakamuhaye ingurane, wenda mwamuha ingurane y'inzu y'ahandi heza yatura, cyangwa se mukamuha amafaranga yatuma ajya kwiyensitara ahandi hantu. Hanyuma ikindi kibazo, mwavuze ko ubukungu bw'igihugu buzamuka, kandi koko nibyo mu mibare turabibona, ariko hari abandi barebera ibintu ahirengeye bavuga yuko ubukungu bw'igihugu ko buzamuka bidahura n'imibereho y'abaturage hariya hasi, ndetse n'ejo bundi banki y'isi yabasabye yuko ngo mwashyira imbaraga mu gusaranganya ubukungu bw'igihugu muri rubanda. Niba nibuka neza, sinibuka terime bakoresheje, ariko naho baganishaga. Mwebwe icyo kintu mukibona gute? Hanyuma munatubwire aferi ya asiranse z'abamotari byagenze bite, yarananiranye? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nitwa Edmund Kagire, nkorera Kigali Today. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nibwira ko kubaka ubukungu bukomeye bifite aho bihuriye n'ububanyi bw'amahanga cyangwa se no kubana n'ibindi bihugu duturanye nabo. Iyo urebye mu majyepfo Burundi ubona tutameze neza, bareba mu burengerazuba uyu munsi ngira ngo hari icyambu guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bafunguye, ariko bareba umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ugasanga utameze neza. Iki cyambu kizakora giti mu rwego rwo gukomeza ubukungu bw'igihugu? Mufite gahunda ki yo gutunganya umubano hagati n'ibihugu duturanye n'ibindi? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nitwa Dieudonné Nshimiyimana, nkorera TV1. Hashize igihe hagiyeho itegeko rigena uburyo cyangwa se gahunda yo gutwika imirambo hanyuma hagashyingurwa ivu. Ni mu rwego rwo kugira ngo abantu boroherezwe no kuba abaherekeza ababo bavuye mu mubiri, ariko n'itegeko risa nkaho abanyarwanda batararyumva bigendanye n'umuco, imyumvire barifiteho, wumva ko batarakira icyo kintu, ariko nanone bagakomeza kugaragaza ko mu guherekeza ababo bavuye mu mubiri bakigowe nabyo, aho igiciro cyabyo kuri ubu ngubu gihanitse. Nabaza nti guverinoma iteganya iki mu gukemura iki kibazo kijyanye n'imishyingurire n'imicungire y'amarimbi muri rusange, ariko mu buryo burambye? Murakoze. Nitwa Bikurugu Vianney, nkorera Ukwe Times. Nshaka kubaza ikibazo, hamaze igihe mu gihugu hagaragara ingengabitekerezo ya jenoside mu turere dutandukanye, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakicwa, abandi bagahohoterwa. Ese leta ifite ingamba ki yo kuba yakumira ibyo bintu? ukwelitimes.com ukweli ingengabitekerezo ya jenoside iboneka mu gihugu ahantu hatandukanye, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakicwa. Ese leta yabifitiye izihe ngamba zo gukumira icyo kibazo ndetse no guhumuriza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi? Ikindi kibazo cyenda gusa n'icyo n'ubundi, inkiko gacaca zakatiye abahamijwe ibyaha bya jenoside, abenshi bakatirwa imyaka 30 na 25 barenda gufungurwa. Ndashaka kubaza, ese hari ingamba leta yabifite yo kuzabasubiza mu buzima busanzwe? Mbere yo gusubira mu buzima busanzwe bakaba bakoreshwa ingando kugira ngo bazabone uko bintegra muri sosiyete. Murakoze. Murakoze ku ijambo. Kugira ngo intego za NST2 zigerweho, harimo kwihutisha iterambere, birasaba yuko ishoramari rizamuka naryo. Kugeza ubu i Kigali bikorwa neza, abantu bose barabishima, ariko duherutse kujya mu ntara tubona yuko mu turere bashobora kuba batiteguye neza kugira ngo babashe gutanga serivisi yihuse, serivisi nziza yorohereza abashoramari.
ndatanga urugero mbonye hari bamwe basa naho batarimo kubyumva neza. Hari umushoramari yashatse gushora imari ye hafi miliyari 2, ngira ngo ari miliyari 1 na miliyoni 700, ariko ntibabasha kumufasha, ku buryo yarimo bivuga babaye cyane, avuga ati niba ari amafaranga yabaye make amubwire nyongere. Biragaragara rero yuko hashobora kuba hari ikibazo mu turere, bashobora kuba batiteguye gufasha abantu nk'abo batuma iterambere ryihuta. Sinzi ingamba rero zaba zihari kugira ngo niba dushaka kwihuta twihute twese. Murakoze cyane kuri ibi bibazo mubaje n'ibitekerezo mutanze. Ngira ngo icyambere cyari cya Flash FM cyavuga ku kwimura abantu kubiza. Iki kibazo rero kisa naho kibazwa kenshi, ariko tugira ngo tucyumve kimwe. Umwaka ushize tugira ibiza mutwe twapfushije abantu 131 mu ijoro rimwe. Ndetse abanyamakuru mwakurikiye tujya gushyingura abantu za Rubavu n'ahandi. Byari byabaje cyane kubona mu ijoro rimwe igihugu cyapfusha abantu 130 batwawe n'amazi n'ibiza nyine. Noneho mukavuga muti abantu baravuga ngo aho kugira ngo mwimure mu biza ubanza umwexpropriate ubanza mu amafaranga. Rwose ibyo byaba ari byiza, ariko iyo tubonye imvura igiye kurwa meteo yabyerekanye kavuga iti kuko dufite ikigo cya meteo nibara gitanga imibare y'ibishobora kutugwirira ejo. N'ubungu meteo iramutse ivuze iti turabona haragwa imvura mbi y'amahindu kimihurura muri primature haturi ejo ntimuzakore tube tuyifunze twayifunga, kuko kugira ngo abantu 50 bapfe wavutiwe mufunze gatoya turebaho umujyi. No kuvuga rero ushwa dukora nuvuga ngo amafaranga arahari yo expropriate abantu no kuba amazu uyu munsi, igisubiza kenshi abari ko adahara ko kanya, kuko amafaranga leta ginzego nyuramo procurement bigomba kugurwa inyubako ibikoresho n'ibindi. Ariko ntabwo babwira umuntu meteo Rwanda amaze kwerekana ko ari imvura y'amahindu ngo gumaho ngaho hanyuma ushobora gupfa n'abana be 3 ngo tsondo dukore procurement. Ibyo twa turi gouvernemental responsable. Twe rero twumva ikintu cya mbere gikomeye no gutabara ubuzima bw'abantu. None ibindi bijyanye no kuvuga ngo umuntu twimuye aha tumushakira aho atura abona aho abaho heza, ibyo nyine inzego zibanze zitazibijyamo zikabikora. Mwabonye nk'igihe twimuraga abantu mu burengerazuba twabanje kubatuza ahantu rwose mu kibuga, ariko nibura tuvuga ngo barokotse ntabwo bapfuye n'imiryango yabo, babanza kubana nko mu kibuga tukabaha tent bagaturamo. None inzego zanze uture tugatangira kureba ngo uyu abatura batuza he tukurikije ubushobozi bafite, abo duha amabati bakiyubakira, abo twubakira inzu yose tukayizamura kuzura. Ariko urumva iyo gahunda yitwa kubakira umuntu kugira amafaranga umuha kumushakira amabati ikwiye kuza ariko abanje mu by'ukuri gutabara ubuzima bwe. Mu by'ukuri niyo principe tugenderamo. Nawe kuba haraho wenda urwego rw'anzuro n'urushobora gutinda gukora ikintu neza, ako nta kabazo twakwiye tuvuga ngo ese wa muntu twacumbikiye n'abana be n'umuryango we akaba ari mu bagomba guhabwa wenda tuvuge amabati yaherewe ku gihe, niba ari mu bagomba guhabwa inzu yaherewe ku gihe, icyo cyo twakireba. Turabizi ko hari hashobora kuba uburangare by the bigaruka mu byanye n'inzego zibanze zeguranye, tukaza gukora system ugasanga umuyobozi w'urwego n'uyu hari byo yakiri gukora akibwiriza akegura cyase natwe twamukuraho. Nuvuga ngo abigenda neza bishingiye ku muyobozi n'utabikoze neza nibyo bigarura zangaruka mwavuga ishobora gutuma umuyobozi yegura cyangwa mu kazi. Ariko twe nkari cyo twifuza niyo sequence uko ibintu bikurikira no kubanza gutabara ubuzima, imiryango ikarokoka ntipfe, hanyuma tukayituza agomba kujya tukayifasha dukurikije buri kategori y'abantu. Na muri iyo process kitagenda neza kuko wenda hari umuyobozi n'ubu batinze gusinya urupapuro, undatinda kwitaba telefone, undatinda gukora ayo ni amakosa ubwo yandi yahubwo n'umukozi ariyo leta igenda ivuga ngo muri urwego hari icyo mutakoze neza, noneho akazi bihano bihabwa abayobozi. Nagira ngo tubitandukanye byombi, ntabwo twabanza ngo mujye mubanza ikizani kijya kuza mubimenye mubanze mukore procurement mutegura muzabatuza, icyo gihe mazi yabamaze kwica abantu. Ntabwo twaturi leta ikora neza icyo nagira ngo gisobanukire. Ariko again ibikora ko umuyobozi uyu waba yitwaye nayo muri iyo process agatinza dossier we turamuhana afite uburyo hano rwose twifuza ko nubwo ibintu bitondetse gutyo ariko bikorwe vuba.
uwimugwe atuzwe vuba ajya agomba kujya. Iyo bitawe ko urangare bwo ibihano biratangwa. Nagira ngo rwose turabyumva kimwe, ikibazo kikakuvuga ngo bikorwa neza, ariko turabyumva kimwe. Hanyuma mukavuga muti ubukungu ko buzamuka, ngo niho n'ibiro y'Abanyarwanda, mukavuga ko na World Bank yabitubwiye. Iki ntabwo ari byo, abantu babibeshye ntabwo ari byo. Ubajije n'umunyarwanda kuko icyo twita imibereho, ngira ngo imibereho y'umuntu ntabwo ari gusa income, ntabwo ari amafaranga yinjiza ku munsi, ni na environment leta iba yagushyiriyeho ituma nyine ubaho. Ese iyo ujyaye umwana ku ishuri unyura mu muhanda cyangwa unyura mu gihuru? Ese n'unyura mu muhanda unyura umuhanda wa kaburimbo? Ese ageze ku ishuri abona mwarimu? Ese abonye mwarimu abona ibikoresho? Ese ugiye kwa muganga ubona umuganga, ubona umuforomo, ubona utugutera urushinge, ubona ukuvura? Ibyo byose mu mibereho myiza. Hari ukuntu bitiranye imibereho myiza, kumva ko imibereho myiza gusa bisobanuye amafaranga yinjiza kuri konti ku kwezi. Ntabwo ari bitwe nka leta tuvuga imibereho myiza ni package. Umunyarwanda iyo arwaye afite aho yivuza. Uvuze rero ngo uko u Rwanda ngo bwarazamutse, imibereho y'u Rwanda ntiyahinduka, nakubaza ariko poste de santé zagiye horya ntabwo ziramara imyaka irenga 8. Ni iki mutwe tuvuga ngo umunyarwanda ntabwo azajya barimo aragiye amatungo cyangwa arimo guhinga nagira uruguma ngo ave agenda amasaha 2. Turavuga nka leta ya reka twuke kandi poste de santé gashobora gutabara umuntu ugize ikibazo cy'ibanze. Umumama ufashwe n'inda ntabwo azahita agenda amasaha 2 agiye ku bitaro, tumwekere poste de santé afashobora kunyuraho ikabanza ikamutabara. Iyo ni imibereho myiza yiyongereye ku muntu ubunye umunsi umunyarwanda ashobora kugira aho agasanga umuforomo wamutabara agize ikibazo mu minota itarenze 30 avuye, kuko principe ni ukugira poste de santé muri buri kagari. Iyo ni imibereho myiza. Cya kabiri tuba tumenye imibereho myiza igihe nuko umwana w'umunyarwanda yiga. NST1 yashyizeho ECDs, ziriya ECD zaje muri NST1. Tuba imibereho myiza y'umunyarwanda nuko umwana agira ifunguro